ese wigeze wumva inkuru y'umugabo bita Yobu? Uyu Yobu Imana yamuhaye ubutunzi bukomeye, ariko Satani nyuma za kumukoraho. Wakomeje kuvuga cyane ndakwihorogera ngo ndusha umunwa mwana, sibyo? Yewe ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Narenze uko mbukungu iyo Mana yari iri he? Imana ni nziza, nabonye Imana itabara, nabonye Imana ikiza. Mwana iyo Mana ngiye nawe nkeneye mwana. Waruzi ko Lazaro Bibiri tubwira ngo bureka nkubwire. Hano mwisi si iwacu, ibi ngibi wifatisha utumura ivyo bintu. Ibyo ariko reka nkubwire, Yesu agira neza, Yesu yomora ibikomere, Yesu atanga ubugingo, Yesu atanga amafaranga. Ndakura mwana, ndakura gene mwana. Nyumva ariko Mana yanjye umva. Reba hano. Lazaro ntiyari amaze iminsi 3 apfuye. Yesu avuga ijambo iri rimwe gusa, aravuga ngo Lazaro ndagutegetse zuka. Wari wapfuye byabaye, yahise azuka bamuzima ngo yari amaze iminsi ngahese ine yose. None se wowe kwera cyumva ko Yesu atagutabara akaza kakubatura akagukura muri ubwo buyobe? Itabi ririca, rukumva. Reba umuntu w'umujene nubwo mbona uragasata, ariko Yesu yakujya neza akaguha agakiza, akaza kakondora. Turashize none dore izo sigagiye umugongo urahetama, wajya ngo gwa rushwima, ariko Yesu yagira ukuntu abigenza. Waretse guta umwanya wawe mwanangu, ndabona ukiri mutoya, sibyo? Uracyafite vinire nziza cyane, reka guta umwanya wawe. Ngewe ibyo bintu byo gusenga mwana ngiye nabiretse kuva zamani. Umva wowe ufite imyaka 5, ejo bundi ngiye mfite imyaka 100 ngaye gaswitisi. Ngewe uraza ubwira ubusa, ngewe uraza urambwiriza ngiye nakubwiye ngo ngiye kubwiriza. Ngewe hari Imana y'Abisiraheli. Ukira aho ngaho, Imana ikora imirimo. Iyo Mana y'Abisiraheli wambwiye yo mu Rwanda yo muri Afrika kayumva neza nkayimenya, ukakumbwiye Mana yo hirgira mu bindi bihugu. Kumva ari Imana yese umva ari yo mu Rwanda, ako mwagiye mutuza sha, mwagiye menya ibyo mwigisha, nigiye mubyigishiza nawe mubyigisha. Haranditswe ngo mbera hose cyane. Ninde wahanditse? Kuvuga ngo umwuka w'Imana wakoreye mu bahanuzi. Imana iravuga ngo ngewe ndi Imana mbera hose. Bureka ndakubwira wenda bizi neza. Wandekuye mwana, ngiye wandekuye mwigendera mwana. Imana yakumpaye umunyago. Nigendera ngiye ntabwo ndakubye. Kandi ngenda kurega ngiye mwana baye. Ariko Mana we. Mwana baye umuntu aramba byose. Ngiye umundeka ngiye. Kandi ngenda kanigende ngiye. Ngiye urashaka ko njya mu ijuru, ngiye nakubwiye ko nshaka ijuru ngiye. Ngiye nakubwiye ko nshaka ijuru ngiye. Ngiye nkurabore none ngiye ngwereka ngiye. Nase muze umuntu akubwiye ngo basa guha amahirwe yo kujya mu ijuru ntago wajyayo. Naho naje ngiye nzigira ikuzimu mwana. Ngiye nzasanga bayitireri. Nzisangire bana pole bo barabajama ngiye nabande bose. Reka nkubwira akamaro ko kujya mu ijuru. Akahese akamaro ko kujya mu ijuru cyambere cyo uzabaho ubudapfa. Uzigera ubaba. Urikumva? Urabona babakobwa bose beza ujye ubona bagenda bagira nka gutya amanya. Ngiye nago ngiye sinkunda abagore mwana. Ngiye nikundira agatabi, haha byanjye byabaye itabi. Ubu mbaza iki mwana? Ikintu ngiye kura mwana, ngiye nigera. Umva muzehe. Mubwire ijambo nutaryumva ndakureka wigendere, kuko Yesu yavuze amagambo akomeye. Urukumva? Ngiye kukubwira ijambo, kuko n'ubundi Yesu bureka gato bureka kugenda. Yesu yaravuze ngo genda mbahaye ijambo, mugire mubwira ubutumwa bwiza amahanga yose, mugire mubwiriza indushi, mugire mubwiriza ibirara, imayibobo, ibisaza byose, abantu bishwe na zambana kari ingwara zose z'ubwoko bwose, abantu ibitabi byabase, ngo tubabwire ijambo ubutumwa bwiza. Nibemera bakumva, Yesu azabaha ijuru, azabaha agakiza ku buntu. Ariko nibanga natwe tuzatabira imbere yabo twigendere. Natwe tuzatukubaze mwana. Reba hano wakomeje kuvuga cyane ndakwihorogera ngo ndusha umunwa mwana, sibyo? Yewe ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Narenze uko mbukungu iyo Mana yari iri he? Shaje imburagihe, ndara mu biraro, turashize none ndara muri turenshi, dore abagore n'abana barananiye ndaho ndabuya. Iyo Mana umbwira yari iri he? Shuti muvandimwe, ese wigeze wumva inkuru y'umugabo bita Yobu? Uyu Yobu Imana yamuhaye ubutunzi bukomeye, ariko Satani nyuma za kumukoraho. Izi byamubayeho.
umugore arapfa abana barapfa ariko Imana ntabwo yigeze imutererana nubwo Yobu yahuye n'ubwo burwayi bwose bukomeye ararwara umubiri wose uragenda washishuka watonyoka ariko ntabwo yigeze areka kwiringira Imana kubera ko yazi neza ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yamukiza ikamurengera nawe rero aka kaboko nubwo kahinamiranye Imana ishobora kukagira gutya kakongera kakaba kazima uri kumva iyi Imana irashoboye yafata kino kiboko urumva ikagikiza gakubite nyoko mwana oya ntabwo nakubitaga ahubwo nashakaga kureba ko cyaba ari kizima cya ndakumena mwana ajya ngo urasenga mwana je nkubomore njyewe yari ibintu byakarata mwana vimbere mwana niyo ntwaro ureka niyo ntwaro itsinda abadayimoni abantu bapfa buri munsi n'abatabiraza bigahitana abantu covid-19 ubushita bw'inkende bukaza bukaritura abantu mwarangiza ngo n'izina rya Yesu abo n'abadayimoni abadayimoni haranditswe ngo iyi niyo ntwaro isenya abadayimoni isenya ibicaniro by'abadayimoni bakagenda amen mva muze kazehere muri bene wayo ngiye nitwa Rubahiza Rubahi nitwa Rubahiza mwana w'umunyarwanda uvuka ku mugore n'umugabo ngende imfubyi mwana nta kibazo katubijyanemo noneho neza tubijyanemo neza nge nawe wigize usaba uburenganzira ariko twumvikane neza utagira ngo wenda ndi discipline nko kuri discipline wowe urashaka kwigisha umuntu ataguhaye n'umwanya ngiye nifitiye gahunda zanjye ngiyemo urantega ayo masengesho ndi buyararire mwana ngiye gushaka iposho kirara kinzererezi watumye cyasakira wabyumvisha nacyakira arakinzerere urukundo Imana idukunda rwatumye naco cyazakira Rubahiza rero nubwo ubona bimeze gutya urukumva nubwo washaje imburagihe ibyo nkubwira Imana ishobora kugenda ikagira gutya uwo mugongo wagize gutya ikawugira gutya ukagororoka ngaho nibikora eka ni ibintu Imana bajye bavuga ngo Yesu ari kugenda mu butayu avuye gusenga hanyuma ngo Satani Yesu yarari kumwe nande oya Yesu Yesu yarari tubwira wanjije uwo Yesu yarari kumwe nande icyo gihe yari tariki zingahe yari mu uhe mwaka byagenze bite ninde wafoto ifoto ko na foto nta cyabaye abantu bazajya bagenda bandika ibintu baze babihurutira bishyiraho ngo namwe mukurikire we Babiloni kama nayo we haranditswe ngo tuyinde wahanditse wanje Satani ninde agerageza Yesu yari ninde wari uhari ibyo bintu biva hari igihe ubwo Yesu yarasoje amasengesho y'iminsi 40 umva ukuntu byagenze uko nguko ndi kukubwira ngo Imana ishobora kuguhita mu ruwo mugongo wawe ikawugira muzima ugahita uvuga ngo Imana nibikore nonaha niko kuntu ngiye kugusobanurira Imana ifite imbaraga hanyuma Imana se iyo mbaraga yazihawe nande Imana izo mbaraga yazihawe nande hari ryari nyine ako mwana sobanura ibintu mwana sobanura ibintu mwana cyangwa ngucaka we ngutwika umusatsi wowe ngutwika umusatsi sha intoryi ndutwika Rubahiza nyumva nyereka izo mbaraga z'Imana reba umva reka ngongera kunkoraho ndakwemera Imana yahozeho ubumana bwayo ntiburondoreka nta nubwo wabubara uri kumva Rubahiza nyumva winkoraho imbaraga z'Imana urongera kunja batanda kwe utaziga imivugo yanjye reba igikode yanjye irashekera ntabwo arakabuno kifi mwana ifi nta kabuni gira uri kumva ahubwo reka nkubwire ijambo ry'Imana nkubwire ubutumwa bwiza buzatuma ugana mu bwami bw'Imana ubutumwa bwiza buzatuma ubwabwanwa umeze nk'ubwifuku bugenda bukubwanwa buzima uri kumva muri byiza umwuka avuga ngo wanyishure ya myenda yose Imana yayirangiza burundu imyenda ngiye mfite nagiye nambura abantu bose uziko ngewe Imana yati kwishurira muri byuze muka wera birimba neza ari mu mwuka yewe na muka wera byanyuze mu zihe nzira nkubwire Rubahiza emerera Imana emera umwami Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe urebe ibindi Yesu ngabirangiza wowe Imana yagukoreye iki njyewe kuvuga ibyo icambere Imana yankuye mu byaha irazingabira agakiza imubuntu surebe kuntusa ndakeye ndatoshe ibuno n'ibuno itama n'itama urukumva rwose meze neza pe uramana dusa ntago nkeneye gusa nawe wanje nyine ubu ni bwiza bw'Imana ndagusezeranya ko uramutse unyemereye ukakira umwami Yesu wagira itoto wasubira ubwana urukumva sureba ko wahitamye gute abakobwa bose bahita bakurwanira bahita uba umusore mwiza wowe barakurwanira umva rero nkubwira kugira ngo numve ibintu urimo mbwira ngiye mpa 10,000 byonyine nijye kwishyurira nibwo ndemera ko Imana yagutumye icyo kintu nugikora ukagisohoza neza
ngewe ndakiza ndagasumba uko ndeshya urasezeranye Rubahe ngenda gapfiza isaha ibihumbi 10 gusa nge sinzajya mu ijuru nzajya kwa satani nge nzasanga bahitire barambwiye ngo bacuruza urumogi n'itabi aho kanyanga ziba zemewe ngo barazinywa Rubahe ibyo bintu uri kuvuga ni ibyica ubugingo ntabwo ari ibijyana ubugingo mu ijuru. Okay ndemera kugukora icyo usaba cyose ariko unyemerere urangurira inzoga urangurira byere ebyiri ungore n'akabenzi ariko urasezeranya ko urahita wihana ngende ukasiga ibyo byose ukaza ukakira umwami Yesu umwami n'umukiza. ndihana tugende nkugurire tugende nkugurire ariko nawe uhita wihana. Yesu nta kibazo yanyishuriye Jesus Christ of Nazareth.